Meddy abageze muri studio ati mushyiremo iyo ndirimbo ya Nick uwo muhungu numva uko bimeze ari kumwishyiramo kuri tante cyose cyane ewana ayikubise marayumva ikubita icyumvirizo hato umuhungu ari kontereta ngiye nzagaruka mwamukuyemo ese niba babona baganaga ijinde fana we yagiye kuri coding ngo ntashobora kujya muri kontereta ngo aka tempo ngabakumva ahubwo wakirukanka hari ugiye kurikiza kana kaboro nara gukora beat nagara ko kuririmba yes kabisa ndimo byaragiye ndumva irimo The Ben ni wese ako The Ben yanje ari inshuti y'abaraperi The Ben bakera ntago bakera nanjye bara ari indirimbo dufitanye bita nicyo gihe ako gihe ntago nyiririmba mu Preston Kavuyo na The Ben iki nicyo gihe dukoresheje uramuje ndimo ndumva ninjye wamwandikiye ko icyo gihe nari for Miski Still ndacyana bikunda ndamwandikiye yinajyamo yari yabishegeye indirimbo yumva shaka kurima no mu gasyata urabita Preston ewana The Ben yagoze kera rero nicyo twavugaga yagoze kera akunda kuririmba mu ndirimbo z'abaraperi cyane kabisa cyane na n'ubu barabikunda nuko dahura wenda abahanzi dufite benshi bari ku rwego rwe yaba ari nko kubazamura kandi abikora reka twigarukire rero karagaciyemo karaga story ntari kugenda nakubwiye ko iyi story yatagisuzi ngo dusetse story zamenga idini zijya zishika reka gutera kandi ga story rero ko nigeze gushwana noneho na The Ben yigeze gushwana na The Ben naho yaragiye gukora remix indirimbo bita Parire ewana ko indirimbo bita Parire kabisa ngo yabisoje byose yamaze kuyikodinga ewana no The Ben ajara ugati indirimbo twayikorera remix ugati ntarivye ariko ndingije yani mavugo kuntu ngo The Ben yayirimbye ngo yarayibonyaze yarayibonye ariko gasobanura niba ari kumwe na Tycoon niba ari ndetse ntabwo byibona hafi aho harimo gakidade arayibica ko kandi ariko hanze ni mu bantu ariko twaturi swingi ngo cyo kibazo ngo ntago nabyumvise ngo twaturi swingi mu bitaro ngo twumvise indirimbo ngo twumva ngo ntago bijyanye ngo twumva ngo neze ngo twasinze cyane ngo twasinze ngo kamucanga ngaho abantu bazima ari negijana stories ntago zijya zishira kabisa reka rero twisimbukire twikomera ndabona ibigenda gake abantu kandi amakuru tuba tukiyabafitiye reka twigire ku Man U hit kabisa yasohotse mu iki cyumweru amahita aremereye shumi nabonye abahungu batyaye bafite ikintu bita umuziki cyakora cy'umuntu bita wabonye indirimbo yazabona Bulldog kabisa yampaye ikintu bita ikiro ewana kabisa yampaye indirimbo iremereye rwose iyo mufatira indirimbo atarayiririmba nanjye ari kugira nziza cyane rwose video yo ni video uramukora producer ahita nkumbuza gukora video yatumye agiye amita Figma yatumye gusura umuziki neza tawati sinebukane neta vision ko yango ndukunda igendana na beat rone ureba video ubona uri muri mood wagize wagira ngo nawe uri muri video neza abarajya gutuma nsubira muri muziki rone nawe ukeye kabisa ari mu kazi ari marakora byiza shout out to Bulldog yakubisemo nawe rise up hejuru kurujejuru bro kabisa hose ku mafro meza ari hardcore biramita ngo Bulldog yazamura nk'umupetsi nka kuriya bamu blessinze nyine ko na Bulldog nawe ni breast man by God kuva kera cyari God nawe nubu aracyakora aracyandika imirongo kumvira cyagukoma bro ni Cristiano uri arcyanga ni Messi mu muziki sana ararandura ni wow ndo kera niwe nemera wow ndo bitaga ngo ni Pele akaba na Maradona akaba muri byari byinshi Bulldog sindabona aho mushyira ngewe yes kabisa yarinze neza yitwaye neza aracyari umusaza kabisa yes kabisa rero tukiri mu ndirimbo shyashya reka mbanze nkurabura akantu gatoya nkwibutse reka nkwibutse ko muri Rise Up Media ewana ariho hantu hari gukorerwa ibintu byinshi cyane by'ibitangaza kandi byiza bifite quality niba rero wifuza kwandikisha ku myenda kwandikisha ku matasi kwandikisha ku bintu bitandukanye ya mafoto bari mu rubahu urabona
ewana nta handi rero ni muri Rise Up Media. Ndakwibutsa kandi ko muri Rise Up Media si ibyo gusa, waba ukeneye gukoresha umuziki ufite quality nziza, umuziki uri kuri standard kabisa, ni muri Rise Up Media. Kandi ikindi nkwibutsa cyiza kiriho amakuru meza mashyashya nuko harimo promotion. Wow. Promotion kabisa ku bantu bari kuza gukoresha indirimbo, hariho discount igera kuri 30% yose bakuyeho. Kuririmba no kwigaragaza ku mpano zitandukanye baze rero bigaragaze, wumve ngo bamenya aho bahera bavura. Yego cyane rwose, ushobora kandi nanone kuvamo ukoresheje Davidewo. Si ibyo gusa, ufite n'ibirori bitandukanye, ubukwe, ama event agiye atandukanye, ushaka ko biza live streaming bikajya bicako kanya, ama photoshoot, ni hano muri Rise Up Media. Kandi ikindi noneho cy'akarusho, ibyo byose mba ndi kukubwira baranabyigisha. Yes, nta handi rero bakorera hano kuri 40 i Nyamirambo, cyangwa se ushobora no kubahamagara kuri nimero ya telefone 078 42 72 550. Barakwitaba neza cyane, bakaba bakuyobora cyangwa se mukaba mwanavugana bakagusanga aho uri. Byose ni munange muri Rise Up Media. Yes, nifuza n'aba editor biza, aba producer bari ku rwego ruri hejuru, bashobora kuba bagushingira washinga company ukamushyiramo akabuga ko cyane kabisa, utanga umusaruro ku bijyanye n'amashusho n'amafoto. Abantu bazi gukoresha imbuga turabafite, dufite abantu bandika film, abakina film nabo barahari, kamera zo ziba zihari, uraza ukiga gukina na kamera ukayimenya kuyipana gufata urucabana muri Rise Up Media. Banzu reba iryo shusho bwacyo urucabana. Katwikomereze rero n'amakuru yacu, mubwire kandi ku zindi ndirimbo zasohotse muri iki cyumweru. Fanta nawe yaduhaye akaririmbo kari audio ariko ni keza. Ramo producer arimo neza, afite ukuru abari quiet ariko yasohoka kabisa. Agira utuntu nako afite na content kiwe buri bintu nabikunze, yazanye content yarakunze za ndirimbo ajya akora, ukabona yafashe amavideo menshi arayahuzeho mu mbuga. Niyo content nayo akubita ari mu mushe twavuzeho yitwa ngo inzoga. Arabajera atera prolonge muri ruhurura, ariko bira bintu yabikoze neza kuko byahise bijyana na ya gahunda turimo. Mbonero no kwibutsa munyarwandakazi twomba kuba soba kabisa, tukaba turi tayari, tukagatumika fresh, tuvuga tuti hehe n'icyuma kabisa. Si icyuma gusa, n'ibindi biyobyabwenge tubirwanye twivuye inyuma kuko biratwicira ejo hazaza heza. Gabura Gabi niyo wananywa tujye tuba honest. Niba ushobora no kunywa wakoze pe wumva ushaka kwihemba n'imibiri yacu nimera kimwe, kumva urashaka kunywa akantu gasimbuye. Cyane inzoga zisengeye zirahari, inzoga nziza zitakwicira ubuzima. Mbega iyo tuvuze zisengeye ni inzoga bapimye. Leta ntabwo yifuza kubona abantu barwaye muri ibintu byo kunywa n'ibyo kurya, kenshi bitera uburwayi iyo ubikoresheje cyane. Ikintu cyinshi cyose kiba kibi, kigera ifembi. Even niyo wagenda urugendo rurerure kugira ife zo kunanirwa, ukagira icyaka, ukagira inzara, byose amaguru akabyimba. Yes, ni ibintu nk'ibyo mbega nta kintu kitagira ingaruka tunanywa tumwe gake twarangije gukora turi kwinegura bimeze. Hari umuhanzi wabiririmbye neza ndamukunda, umuntu bita JC, yaravuze ati horo n'izibiruhuko kabisa. Wikumva kugiye mu kazi ngo ugiye gushyiramo agahoro yari ko yarakanza tuzana mu kiganiro nuko bizagera biba birebire. Twatwumva lyrics z'umuntu tukiyumvira nk'ibintu yavugaga kumva ari byiza, abana bararya imyotsi, abasaza bakarya inoti. Ariko bagibyo ari ibyo ngiyo ndimo barimwe, abasaza barya niyo munini muri ambake kuvuga ngo yavugaga ku muziki byanzu yatuvuga, yavugaga abahanzi ba kera n'abungu. Bivuze mu muziki w'ubungu burimo amafaranga, ariko wa kera nta mafaranga yabaga. Icyo bisobanuye we yashyiragaho ariko ntuyabona. Abana bari kurya inoti, abasaza barya imyotsi. ngo barakura ngo n'isabune. Ngo yavugaga babandi banywa kuri bya boro bya mugo, ngo umuntu akura nk'isabune nyine. Abashenga ariko tubyirinde kabisa, ntabwo bitubereye nk'abanyarwanda. Mu Rwanda ntibikora, ntabwo bijyanye. Niyo utafungwa
ngaruka za ntushobora gutinda mu kazi effect ya nyuma nabonye kabisa. ugira inshuti famille zirakwanga ubusa nabi nta kintu Nawe wakwiga nawe ubwawe uba witaho ubura n'umuje ukuntu asa avuga uti izi ni effect z'icyo byongera ngo rwite ubyumva ubwenge benshi twarabikoresheje ariko ugeraho kumva ibyo ntago ari ibyawe yego ntiturindire ko tujya mu bihano anyway twigendera dukomeza kabara agaciyemo kugira ngo tunakangurira urubyiruko ababa badukurikiranye biba ari byiza cyane yes bihe bigoye ngendi hano mugumira uruhande nko kwibira wanjye ntago nzatuma na rimwe wicuza uhitamo kunkunda ni wowe tuzabana paka nguru umutaka ngo nugamamo nkayuma melodies which I never miss mufite ku mutima mufite ku mutima mufite ku mutima ngo tima mufite ku mutima mufite ku mutima mufite ku mutima mutima umubiye bigoye ngendi hano mugumira uruhande nkukwibera uwanjye ntabwo nzatuma na rimwe wicuza guhitamo kunkunda ni wowe tuzabana paka nguru umutaka ngo nugamamo nkayuma melody which I never miss mufite ku mutima mufite ku mutima mufite ku mutima mutima nice kabisa ewana tugera muri comment tubwire ngo ufite ku mutima cyangwa se mbabare ariko uyu muntu akomeze cyangwa ntabwo ari ibintu bye mutubwire ibintu ntabwo ari ibintu byo gukinisha twarabibabwiye ntabwo ibintu umuntu abiza amaseka iri mihanda ntabwo wayibeshya kabiri gatatu reka gukurikirana n'abandi bazaza ari bashyamwumvise King Peace kabisa iwana akaba ducishirijeho akaba twumvishije ukuntu bimeze akaba twumvishije ukuntu mu mirya y'inanga cyangwa se mu buryo bw'amajwi n'amaritime muri mutu dushyiriye muri komenti utubwire ni ukuri numvaga ndimo ndagenda numva ari keza sinzi niba ari uko iryo wakubera gitansi niba ari uko nkunda umuziki simbizi ufite indirimbo nziza ifite n'amagambo meza akora ku muntu kabisa reka rero dukomeze ntabwo ari we turi kumwe wenyine turi kumwe n'undi muntu nawe reka abanze atwibwire ntabwo yaba azi gucuranga atazi kuririmba aradukije zatwibwire wasanga ari umuhanzi nyamara utabizi reka twumve yahoze avuga ngo ibintu bya Rise-Up nyabona mumenye ko muri Rise-Up ibintu by'abahanzi niho bibera reka twumve uratubwira niba azakomeza cyangwa bazamusohora muri Rise-Up atashoboye tuzajya tumenya gahunda ibintu ni sawa uyu ni right n'umuhanzi w'umuhanga sa wabyanga wabikunda sa uyu ni right n'umuhanzi w'umuhanga sa wabikwaga wabikunda sa Rise-Up ntabwo I didn't expect this. Rise-Up ntiyapfuye urambye oya ni njye bita nibuka hari abantu bari kuvuga ngo umwana ngo watsinze icya leta ngo ni AI okay reka twese murabona aho imetsi uri kubikora ongera ukigira akandi kantu k'amasegonda n'atanu turabashurira akandi kantu k'amasegonda atanu k'amasegonda atanu King Peace nawe aranjuriza ntabwo nabyemera
ya mumutima wanjye ntuzawusohokamo wicaye mu buzima bwanjye ntuzigera ubuvamo naho ndi mbona uzagusimbura mon baby naho ndi mbona uzagusimbura mon baby duserebure ubwiza ukuri umuziki ndawuretse iyo uranarigize njya gusubira mu ishuri nagaruka nzi gucuranga gitari nanjye ariko buriya gitari buriya reka gutera agasitiri gake gitari mu bintu bigoye iraryoha kugira ngo ufate tuno tuboro uzi ukuntu iyi mirya iryana iraryoha njye ndi kumva iryohe ngo numvaga nahita njye manuka imirongo nanjye numvaga nari nagiye kujyamo numva nagiye gukururwa umuziki ni uburozi ntabyo uziho reka twigarukire rero n'ikiganiro cyacu tukomeze twiganiriza abatumirwa bacu ariko mbere na mbere banza udushyire muri komenti abatumirwa twakuzaniye urababona ute uri kumva bimeze bite muri rusange tubwire dushyire muri komenti utubwire se bakomeze babyihorere babivemo bimeze gute urabyumva ute urabumva gute yes turi kumwe rero na King Peace ndetse na Right muri aka kanya kuri televiziyo yanyu mukunda cyane Lam TV reka rero twiganirira King Peace yasare ejo afite igitaramo mu Ruhango ejo uri mu bitaramo nifite igitaramo ariko bandikemo amateka kabisa abantu rero baza kubona izo highlight abantu batari bahari King Peace ni umustar tuzira kabisa cyakora rwose ntago ari umustar ari mu nzira njyabustar wese urumva aho gatari byo umustar ni ikintu gikomeye utaza kugifata ngo kagira akantu gato ni ibintu haranira ukabikora igihe kinini umuntu gukora umustar uwo munsi nabashoboka umuntu ujya kwita performance wallahi abahungu barasengeye cyane abahungu barasengeye yes mukiri kumwe na Ram TV on air rero reka dukomeze tunasoza nanjye nibarizo no mujene wacu King Peace ni ikihe kibazo waba warahuye nacyo mu muziki utangira ukahita wumva wava mu muziki ni iki cyatumye wumva wakomeza nubwo wahuye n'icyo kibazo nta kibazo nigeze mura nicyo cyatuma mva mu muziki urumva n'ibyaza byose njye niteguye guhangana nabyo no nta kibazo yezwe urya muri studio se kijyana na finance amafaranga urugendo ukabura tike ibintu nk'ibyo nigeze ukandajya n'ikirenge bane Nyamirani ko cyari ya Kicukiro urugendo rutana ariko ndi kumwe n'umujene wanjye alright urakoze kutuvugisha kutuganiriza ku rugendo rwa rw'umuziki ruto ariko nasohora video buri azagaruke atuganiriza urugendo yagize wenda zanasanga dufite andi mahirwe atandukanye kuri TV tusigaye tunamamaza n'indirimbo zanayize nitumwamamarize ko twamamaza twikomereza kuri umusani wacu unagenda na gitari the guitar man aka the guitar lighter yagiye kutubwira nawe rero urugendo rwe mu ncamake atubwire Gabi watangira umumbariza naye ndaza kumaza akabazo kanje nibyo kabisa nakubaza ntese umuziki niki cyaguteye kuza mu muziki use wawutangiye gute niki cyaguteye nyine courage kumva ko wakora umuziki bundi kintu cya mbere cyanzanye mu muziki nje nakuze nyine mvuka nyine umuryango w'abarokore noneho nkurira muri korali nabanje nyine kurimba muri korali ndabikunda kugeza nyine n'urwego ndi hano hanyuma ariko nubwo ndi muri korali naje gusanga nubwo ndi muri korali ko byabisanzwe ari impano yanjye urumva koko nyine hari ukuntu nyine aho nabaga ndi ku ishuri hose niga natinzwaga no kugira ngo mwarimu asohoke gusa ubundi nkahita nicurangira intebe nkazikubita ubundi nkaririmba urumva hari akantu nyaribuka kajya kansetsa urabona ukuntu kera nyine hari ababyeyi bo mu cyaro wenda nka leta iba yatanga bati uno munsi hari umuganda cyangwa se ku mugore ati ni inama ubwo none nk'umumera akambwira ati vo tujye kubagara dore ikirare cyawe kinji ati vo tujye kubagara ubwo noneho tukagenda ubwo nagenda umuntu uri buceceke ubwo twatunamye turi nko kubagara nkikanga nasamye nari
kandi ngo twagiye tugiye kwiga umuziki ni kabura cyabibwiraga yuko ibintu ndimo nyine bitari sawa najyaga kumva nkumva nk'urunombore mu mugongo piku yararirimbaga ryamye warwana ko nakubwiye ko tuje hano tuje kwihisha tangiye kuririmba gute nyine none nkagenda numva nyine ko ari ibintu bimbamo atari ibyo ndi kwiga ahandi ari ibyo urumva umuziki ni ku muziki uteye ntabwo ari ibintu wakiga ngo bizagera gute yes reka none rero nkwibariza ikindi kibazo ese mu muziki wawe urateganya iki uradutegurira iki abantu bitega iki mu muziki wawe umuziki wanjye ese niba hari n'indirimbo ziri hanze ubabwira abantu bazisanga reka nisubirize kimwe n'icyanjye kugira tunanze tugenda tunasezera iminota yacu iri kugenda nkurikije uko nyizi unatubwire itandukaniro ryawe ni irihe wowe n'abandi bahanzi tubona uyu munsi ko dukunda ba Kamengi tukanakunda n'abastar nibo mugendera akenshi itandukaniro ni irihe n'abandi bashyashya bari kuza icyambere wambajije uri kudutegurira ikintu ndi kubategurira rero mfite byinshi ndi kumva mbuze n'ahantu mbihera icyambere mbafite imiziki ya danje gusa ngewe nta ndirimbo ndagira zajya kuri social media ya danje zatwica tuje dufite ubwoba zaduturikana mube mufite ubwoba bw'ibyishimo muzagira kuko buzabyinshi yego rero abantu ubwo bitege icyo kintu kabisa riboro nshaka hanze indirimbo ako ntabwo dusubije itandukaniro rye n'irya itandukaniro ryanjye rero ngiye ukuntu mbayeho buri muhanzi uwo ari we wese nzi nabashije kumenya ngashyira mu mutwe wanjye mbasha kumwigiraho ntabwo nyambasha kuvuga ngo ni refera kuri uriya cyangwa kuri uriya ahubwo bose mbasha kubigira kugira ngo njye nzakore mbarenge kuko mfashe umwe nshobora gukora nkangana nkawe nawe uri umwe mu bemera yuko iyo umuntu agutanze ikintu aba akikurusha nubwo yaba umusi iyo umuntu agutanze ikintu aba akikurusha tujye twemera for honest cya kintu twavugaga rero nk'abahanzi tujye twubahana niba nagutanze muri studio menya ngo iyo ndi legend yes reka rero tubashimire mwebwe mwari mudukurikiye ikiganiro nk'iki nakagaruka wari uri kumwe na Gaby Dasneya ndetse na John Lee chef w'abashefu akantu kibagiwe rwose byahita biza hano mu gihe gito ariko kitari gito cyane ariko cyiza that's why avuga mu cyongereza ngo we was here for no long time but we was here for a good time we are blessed man blessed TV Ram TV on air nakagaruka keep sub and follow us, you know, like you. Ciao ciao.